Yes, ikaze abadukurikira aho mwaba muri hose, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari i Burayi ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye. Nkubwira ngo iyi ni Posta TV, aho uyu munsi wa none tugufitiye umuhanzi uzwi cyane bita Neo G, umaze gukora indirimbo nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wa none ari imbere y'amaso yanyu, ndagira ngo abanza bibwire abahe na ka full style wenda kugira ngo mubashe kumenya neza batamuzi. Muraho neza? Shita bushito nkatwika bushirira inzimuzimu mpinzira ibyo mumvuga binyongerera imbaraga zo gukora abana bubu ntasoni gukora mu bwanwa bwaso abamvuga sinabarenganya niyo ngeso bamwe bari bazi ko ngubwo mbaye imfubyi ndapfuye nitwa Neo G the big boy. Neo G the big boy muri iyi minsi ntago wabonekaga cyane, ariko uyu munsi wa none twagutumiye kugira ngo ubashe kutubwira projet zawe, umuziki ugeze hehe. Ese umuziki urabona bigenda ubundi abahanzi benshi baravuga ngo umuziki muri iyi minsi nta mafaranga ari, wowe bimeze bite? Umuziki kabisa ahantu ugeze ni ibintu bikaze, ariko nanone kubera impamvu za corona irimo iragenda ikora ibintu by'amabara nanone, ariko umuziki turacyawukora kubera ko umuntu akunze ntago yagitererana gutya ataragera iyo agera. Ubu nge n'umuziki turi imbiri ubundi. Ni ukuvuga ngo ubona umuziki uwukoze muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ushobora kukubyarira umusaruro ku buryo ushobora kujya winjiza amafaranga. Byatari umuziki buriya rega, umuziki winjiza amafaranga kandi atari na makeya, amafaranga menshi bitewe nuko wamamaje ibikorwa byawe, bitewe nuko n'igihuna nawe umazemo, kuko maze mu muziki mumazemo iminsi kabisa, kandi amafaranga nzi neza ko nakoraga ibitaramo nkabasha gutaramira abanyarwanda wana kabisa hirya no hino. Hari abatarabibona ariko mu minsi mike barabibona. No kuvuga ngo muri iyi minsi ya coronavirus ntago ibitaramo biri kubaho, muri iyi minsi mubayeho mute? Muri iyi minsi tubayeho nk'abandi bantu bose uko bisanzwe, gusa nyine icyo impano buriya umuntu afite impano n'ubundi aba hari ukuntu hari akantu kaba gatandukanyije abantu umuntu n'undi gutya bisanzwe. Ubu ngubu ngewe tubayeho bisanzwe, turabona turarya tukaryama tukakora akazi gasanzwe, dutegereje no corona kiva mu nzira ubundi tukica amagini. Mukica amagini. None se ikindi andi matsiko bari bambwiye ngo muri iyi minsi ngo urateganya kwinjira mu gukora filime, ngira ngo waje gusanga filime ushobora kuzifatanya n'umuziki? Byatari filime ngomba kuzikora kubera ko nabitekerejeho mu minsi ishize, ntekereza uburyo ngomba gutangira gukora filime. Ndavuga ngo kubera yuko urebye ibihangano muri iyi minsi ntabwo turimo kubona ukuntu dutaramira abanyarwanda ngo tube twabasha gukora ibitaramo bitandukanye. None ndareba navuga ese ko mbona bimwe birimo kugenda gakenya, nta kuntu nabasha kuba nakora filime, kuko hari ukuntu hari abantu bakina amafilime zino sinema nyarwanda baba abasitari, nkagenderana nabo gutyo bambwira ngo tuzagushyira muri filime, bakamparore nkagenda nkakora bagashutinga, nkategereza ibyanjye nakinye nkabibura. Ubu rero noneho natekereje kwikorera filime nanjye ku giti cyanjye nka Neo G, nkahita nimanukira utwika. Ni ukuvuga ngo wowe ugiye gukora filime ku giti cyawe, izaba ari season ihoraho cyangwa izaba ari filime irangira? Yes, ishobora kuzaba ari season, ishobora kuzaba ifite nk'ibice kugera nko kuri 20, nkahita ndekera nkongera nkakomerezaho n'izindi, ariko nteganya ko iyo ngiye gukora izaba ifite ibice bigeze nko muri 20. Izaba ifite ibice bigera nko muri 20. Filime nyinshi abantu muri iyi minsi bari gukora ni filime zimeze nk'urwenya cyangwa se ibyo bita comedy. Wowe izaba ari comedy cyangwa izaba ari filime isanzwe? Umwanya wa comedy sinawubona, kuko ntekereza yuko abantu bari muri comedy ni benshi, ariko nanjye ngiye kuza ku giti cyanjye n'uburyo bwanjye muri filime ngomba gukora itari comedy. Ni filime igomba kubikora ku mitima y'abanyarwanda. Filime ikora ku mitima y'abanyarwanda gushaka kuvuga iki? Ni filime igomba kuba ifite uyireba kabisa ukavuga ukatekereza ukabona ko nawe muri we mutima wawe gukurura hari ikintu kwigisha, ifite ubutumwa, kuko hanze ahangaha abantu bararakaye, ntago bose bishimye ku buryo bajya bagenda bakomeza bajya mu bintu by'udukomedi, ibintu biri aho ngaho wapi. Batukeneye filime zigomba kubaka abanyarwanda,
abana bakuru buri ngeri zose kabisa. Nicyo kintu nshaka kuza nkosora, ntago nkeneye ibintu byo kuza duseka tugira gutya kandi hanze hari abantu bari kurira. Ni ukuvuga ngo urabona muri filime nyinshi nkunda kureba usanga harimo editing itari nziza, ugasanga rimwe na rimwe bakoresheje amakamera adakeye cyangwa se ugasanga editing yabo ntabwo ari nziza. wowe ni nk'agace uzakora kugira ngo ukosore filime yawe ibe iri ku isoko ishobora guhangana n'andi mafilime tuzi mu Rwanda nka za City Made n'andi mafilime? Abana kabisa nge agashya ko karahari. Gusa ntibarimo bareba n'iyi kamera twakoresheje. Ukimara kureba ubundi uhiture utanga amanota ku gikoresho ubona cyashute. Uvanga uzajya ukoresha kamera nziza nk'izi ngizi. Iyi kamera iri mu kazi kose, ahubwo wagira ngo iyi kamera yaturutse mu Burayi, ubundi ni mu mahanga ntago hafi ngaho wapfa kuyibona. Ni kamera nziza cyane. Nanone na ndirimbo nshyashya uzasohora vuba aha ngaha cyangwa uherutse gusohora waduhaho freestyle yayo tukumva ko indirimbo? Hari indirimbo yitwa Imiriro, hari indirimbo yitwa Fiti no kuri YouTube iriyo, indirimbo nyinshi cyane kabisa. Ariko muri iyi minsi indirimbo ngiye kubahereza indirimbo yitwa Imiriro, ibifite ababyinnyi bari kuyibyina bya dance, muzayibona. Indirimbo bita Imiriro nitwandika kuri YouTube turatangira kubona indirimbo bita Imiriro. Imiriro byo ntago muri buyibureho kabisa, irabihari, irahabaye. Irahabaye kabisa. Noneho nk'umuhanzi ni ikihe kintu wanga? Ubwo ni ibibazo, ni bya bibazo dukunda kubaza abahanzi muri interview. Ni ikihe kintu wanga mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye nanga umuntu wandenganya kandi nta kosa nakoze. Nicyo kintu nanga. Ni irihe funguro ukunda kurya mu buzima bwawe? Ifunguro se? Ifunguro ko nta kadafori tamara. Buri kintu cyose ngenda kirya. Nta kadafori. Buri kintu cyose urakirya nta kadafori tamara. Ako ngiye nikundira ibintu harimo akanyama, agafiriti, ibintu nk'ibyo ngibyo suba mbo ntibabireba. Ibiryo biri simple kabisa, niyo mpamvu nawe uri umusore mwiza. Urana yungiye umuntu burya ngarya ngo ibiryo bikomeye ukuntu ngo nawe aragenda akanyarara kabisa ku buryo atamuvinga. Ariko urabona itoto ni ryose, itoto riragwa uri ku cyangwe umeze neza. Ntubibona. Mana we. Warakoze cyane Neo G, tukubwira ngo nimba ari ubwa mbere ufunguye channel yacu ya YouTube wibuke kujya ukanda ijambo subscribe kugira ngo tujye twuzanira abahanzi batwika nk'uyu mugabo. Wasbwira iki abakunzi bacu? Abakunzi banjye ni Neo G the big boy, murabibona nyine. Ntaho nagiye rega ndahari, ubu ngubu ni uburyo mana yanjye we sundi mbakubita karongo se. Bakubitiraho akarongo mbere yuko ubasezera. Ayiwewe Imiriro Neo G nanone iyi Kigali iraryoshye, aba baby beza, abajama bazi kurya ikirori. Fire tonight mana yanjye nkomeje ndapyeho bahita umva. Arakoze cyane Neo G, twari tuwamutumiye umunsi wa none kugira ngo abashe kutuganirira. Namwe badukurikiranye turabashimiye cyane, mukomeze kudukurikira.